byarabaye namwe bibabayeho murumva nta sura bi murimo kwambika abastari muri iki gihugu ntabwo ibi bintu biba kubera abastari namwe ngira ngo mwayibonye hari n'abandi benshi batari abastari ibyo ni ibintu bibaho ku muntu ku giti cye kampanye muri guturitsa muserebura kandi muri benshi ukaba uri kuvuga ku akantu gato ntabwo twafashwe twaratumijwe baraduhamagaye video yagiyeho mbere wenda abona uko bayibonye nyuma twarahamagajwe nta wadufashe ntabwo badufashe twari turi mu rugo baraduhamagara tuze twitabe hari video babonye yagiye hanze twuje miliyoni y'abasubscribers amazina yanjye nitwa Kwizera Martin Jaden. witwa Kwizera Martin Jaden, nkaba nkora acting muri Afrimax. bagufashe gute byanze gute kubera icyo hano Ntabwo badufashe twari turi mu rugo baraduhamagara tuze twitabe hari video babonye yagiye hanze twuje miliyoni y'abasubscribers nuko nkuko byagenze ariko mwumvaga yuko wenda ibyo murimo bakora wenda ni byiza na buri wese wenda yabikora ariko amabwiriza n'amateka ya covid wayarengeje mwumva ko ibyo mukora ari byiza no kubana babakurikije cyangwa nta wakanduza undi mubare barahonga mu by'ukuri iyo tugiye muri lockdown twebwe yenda yaguma mu rugo iyo bashyizeho icyumweru kitatubana kwa ko mbere yuko biba hari iminsi itatu ibanziriza tutatwejyana tukabana mu nzu imwe kwa ko n'undi turaturanye noneho bumva twari turi mu nzu imwe twuza miliyoni turi mu nzu imwe n'ubundi then tutadufata agakeke turagacana wafashe video ubwo niyo waje kwishyira ahantu ntazi barayibona ko muri twe nta wigeze ayishyira hanze byari ibintu nyine biri muri byo mu rugo nyine bisanzwe nkuko nawe cyangwa undi wese yabikora umuntu yakibaza kuko ibi bibaye ku bantu bazwi cyangwa se bari fame bafite izina ibiro byose hari ababakurikiraga ku byo mukora mu buryo bwanyu bwa acting none ngiye kugaragara ku buryo bw'abarenze ku mabwiriza ibi murumva bisobanuye iki ku bantu bafite izina ryiza ubundi amategeko aberaho kubahirizwa cyane cyane ko buri muntu agiye yubahiriza amategeko isi yaba paradizo muri rusange cyane cyane ko natwe ibyo dukunda gukora rero kuri iyi nshuro kuba baduhamagaye twe ntabwo twatuzi ko ikintu twakoze ari ikosa kuko tubana mu rugo urumva ari n'ibintu byabaye hashize igihe tubona baraduhamagaye turitaba muri rusange rero kubahiriza amategeko nibyo bya mbere mwarenze ku ngamba zo kubahiriza amabwiriza ya covid-19 ni iki wababwira cya mbere ikintu njyewe nababwira kuri side yanjye ni uko buri kintu cyose bagiye gukorera nyine bubahiriza amategeko ya covid buriya cyambere no kwirinda ikintu cyose twakora waba wishimye waba babaye ni ukumenya ko ubuzima ari bwo bwa mbere nta kindi uratangira utwibwira amazina yawe nitwa Rwanda Rushya Aimable ukora iki kubera icyo uri hano CEO of Afrimax mwafashwe muri mu biki nubwo bagenzi babisobanuye cyane cyane CEO urabizi kwirinda covid ni ingenzi kuri twese dusobanurire muri rusange imva n'imvano ya byose ntabwo twafashwe bakosoreho gato ni amavideo yacu yagaragaye noneho hashize nk'iminsi ibiri turahamagarwa turitaba hagaragara nyine akavideo kari kafashwe nubwo buryo twagezemo hano aka video kagiye hanze akaba ari nako gatumwa muza kwitaba ahangaha aho ka video kaba karafashwe n'umuntu ku giti cyo cyangwa se n'ubundi ibyo birori mwari mu birimo uburyo byari bimeze ubundi ntabwo twahise dukora celebration ahubwo hari uburyo abantu twari turi kumwe nyine aho twari turi hamwe mu nzu twari turi kubana nibo
kasaga keke nyine ko gucelebratinga, murabizi hari ibintu biba biri unexpected nyine bikakurenga, dukata iyo keke. Ariko nk'uko mubizi timu ya Freemax ni timu nini cyane, hari abantu benshi cyane batari bahari nyine tuvuga duti ntabwo twakwegeranya abantu benshi, ariko nibura abo twari turi kumwe uko muri iyi minsi turi gukorera mu rugo abari babashije kuba bahari nibo twa celebratinze. Twari nk'abantu 10 gutyo kuri 11. Ugapostinga cyangwa ko polisi imenya amakuru? Oya, ntabwo ariko mbikeka, kuko n'ubundi ntabwo yari ibintu byo kuhisha polisi cyangwa iki. Na akantu twakuze tutumva ko ari akantu ka violating, ariko nyuma nyine biza kugaragara ko violating twebwe mu mitekerezo byacu ntabwo twumvaga ko ari ibintu nyine twakoze, twumvaga twagerageje ni ikosa kuko nabyo ntabwo byemewe muri iyi minsi, ariko twumvaga twagerageje kuko turi timu irenga abantu 50 ya Freemax, hari abantu 11. urumva ko ni abantu nyine bari bari aho mu nzu gusa kasiyo keke turi kwishima nyine ko twujuje aba subscribers miliyoni, ariko turabisabira imbabazi. Bamwe baravuga ngo batuye ngo mu gipangu, ese koko amakuru ni ukuri batuye ngo cyangwa bamwe baba bavuye imihanda igitandukanye? Iyo turi muri Guma mu Rugo tugerageza gufata abanyamakuru b'ingenzi n'abakomedian b'ingenzi. Urabizi dufite abakomedian benshi, dufite abanyamakuru benshi, dufite team nini, abakameramani n'ibiki. Turemwa ab'ingenzi bakora ama editing, akaba ariyo baza tukabahereza ibyumba bakaba nyine baraho, bakaba bakora. Ni abantu nyine bari baraho, bari basanzwe baraho n'ubundi duhura. Ako ntabwo turamenya nyirizina ibirori byabaye kuhe tariki. Ni hagati ntago nibuka neza, ariko ni nka 29 cyangwa 8 niba ntibeshye, ariko mwizo tariki ebyiri kuri 28 na 29 hagati aho. Hari impungenge dufite ku bantu b'abastari dufite muri iki gihugu cyangwa se abantu bamajije kubaka izina, ejo bundi byarabaye namwe bibabayeho, murumva nta sura murimo kwambika abastari muri iki gihugu? Ntabwo ibi bintu biba kubera abastari, namwe ngira ngo mwayibonye hari n'abandi benshi batari abastari. Ibyo ni ibintu bibaho ku muntu ku giti cye, ntabwo ari case y'abastari, ntabwo ari case y'abantu runaka, ni case yaba ku muntu wari wese akabisobanura ku ruhande rwe. Ntabwo ari isura mbi turi kwambika abastari, kimwe nuko n'abantu basanzwe batari abastari batari kwambika isura mbi y'abaturage b'igihugu. Nyine ni ibintu biba, ni case y'umuntu ku giti cye itari related n'icyari cyo. Hari ubutumwa wumva watanga ku bandi bantu basigaye ari bo bose, urumva ibyo byose nawe uri imboni ya rubanda, abantu bose baragukurikira, hari ubutumwa wumva watanga ku giti cyawe? Ubutumwa natanga nuko twakomeza gukurikiza amabwiriza ya coronavirus kuko iri serious, nubwo hari abantu nyine batarabyibonera n'amaso yabo cyangwa nyine bakishidikanya, ariko iri serious kandi amategeko ushobora kuyica kubera nyine nta muntu udakosa, ariko ubutumwa natanga nuko twakurikiza amabwiriza yose leta ishyiraho kugira ngo twirinde iki cyorezo kuko kiri serious. Kampanye muri guturitsa muserebura kandi muri benshi, ukaba uri kuvuga ku akantu gato. Buri wese yabifata uko abishaka, ariko wenda reka nta bintu byinshi ndibuze kuvuga ku ibyo, inzego zibishinzwe zirahari, ariko icyo navuze ni icyo ngicyo, ni inama twatanze kuri ibyo. David, ubundi mwafatiwe wenda hari sangahe muri rusange? Ntabwo twafashwe, twaratumijwe, baraduhamagaye, video yagiyeho mbere, wenda abona uko bayibonye nyuma, twarahamagajwe ntawadufasha, twaritabye bakurikiza uko byabaye mbere, birarangira nyuma batumizaho, ariko mwatagaga muri yombi wenda cyangwa dusobanukirwe n'abadukurikiye. Byabaye mbere, bo video bayibona nyuma baraduhamagaza, aribwo badushyize aha. Ariko muri rusange iyo wafashwe ukemera icyaha ukagisabira imbabazi, utegereza ikiri buze gukurikira, nicyo dutegereje. Mbere uvuga ni ryari ariko ibirori byabaye ku itariki zingahe? Babatunze ku itariki zingahe? Saha, umunsi, iby'amatariki n'amasaha sinabyibuka uyu mwanya. Ntabwo wibuka igihe mwateraniye? Ntabwo nabyibuka uyu mwanya, ariko
video bafite nta n'ikindi nayirenzaho nuko ihari gusa. Ugereranyije niyo utakibuka neza specifically ibyo byose uribuka nk'umunsi cyangwa se iminsi yabishize ugereranyije? Ni nk'iminsi 2 gutyo cyangwa 3 wenda hagati aho ngaho. Twari muri gahunda yo guma mu rugo. N'ubundi abantu twari turi kumwe badufotoranye iyo hagiyeho lockdown twebwe icyo dukora nka Freemax abakozi b'ingenzi tuba hamwe tugira apartment tubamo abo rero tubana hamwe nibo n'ubundi twari turi kumwe nta wundi muntu wari hanze. Mwari abantu bangahe? Naba mubona hano turi kumwe. Ibyo byose rero uravuze ati tuba turi hamwe, hari ukuntu muba muziranye ko nta n'ikibazo cy'icyorezo mwaba mufite hagati yanyu, ntihaba harimo rero kurenganywa se kuba mwarazana? Hari abantu ntabwo nabifata gutyo mureke dukurikize, twebwe turategereza icyo polisi y'u Rwanda icyo iri bukurikiza. Niyonkuru Clinton. Witwa? Niyonkuru Clinton. Yes, impamvu ndi hano ni ukubera kwica amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ushinzwe iki muri Afrimax na yahe amabwiriza wishe? Ndi umwaktere muri Afrimax, hanyuma amabwiriza nishe ni uko twaserebuye kandi bitemewe mu gihe cya lockdown. Byagenze gute? Hari hehe? Byari mbega byari? So ni kuri office yacu ahantu dukorera. Iyo hagiyeho lockdown kubera ko twe turi abaktere kandi tuba tudafite ukuntu twamuvinga byoroshye kubera ko ari hagari, iyo habaye lockdown niho tumuvinga for some days tuzaba dufite kumara muri lockdown. So rero niho twari turi, hanyuma duclosinze 1M subscribers nibwo twacelebratinze ako kantu gatoya, ariko nyine turaciko turayipostinga, hanyuma biza kugera mu maboko ya polisi baraduhamagaza turitaba, niyo mpamvu turi hano. Ikibazo wenda nakubaza, mwaraserebuye birarangira, ese wari uzi yuko bishobora kubaho ko wasohora video cyangwa ifoto hanyuma nyuma polisi ikaza gukurikira nyuma y'ibirimo mwakoze? Oya, kubera ko twari turi mu bihe byo kwishima ntabwo icyo twabyibutse, kuko iyo tubitekereza ntabwo twari bubishire hanze cyangwa se twari bubishire hanze nyuma byararangiye mu buryo bwo kubibeshya gutyo. So rero ni nkaho mutego twaguyemo kuko ntabwo twigize dufatwa. So ndibaza iyo tuza kuba tutarashize hanze amashusho ntabwo twari bufatwe, ariko kubera ko twari excited cyane ntabwo twabitekerejeho cyane, nyine birangira tuguye muri wa mutego. Ikibazo si ugushyira hanze amashusho, ikibazo ngira ngo ni ukurenga ku mabwiriza kandi muyazi musobanukiwe, muri abantu basobanukiwe. Ibi bintu ikintu cyabiteye ni igice cyatumye murenga ku mabwiriza? So nuvuga ngo ikintu cyabiteye kigatuma turenga mu mabwiriza kuko n'ubwa mbere tufatiwe muri iki kintu, nabwo bwa mbere tuyarenzeho. So nuko mu by'ukuri nyine nk'uko nabibabwiye, nyine weakness yacu yabaye excitement yatewe no kuzuza miliyoni y'abasubscribers mu gihe gito kitageze no ku mwaka kuri channel yacu ya English. So nibyo byaturushije imbaraga nyine kubyakira biratunanira. So rero dushuduka tubicelebratinze kandi nubwo yari yo celebration yacu twateganyaga twagafashe nk'akantu gatoya kubera ko ntabwo play button yari yaza. Hari uvuze yuko mwari abantu musanzwe mukorera hamwe n'ubundi ari apartment muba murimo mu kazi kanyu ka buri munsi, baza bafata nk'abarinze ku mabwiriza, kandi n'ubundi abantu bari mu rugo bashobora kwishima byo turabizi hatinjiyemo abandi baturutse hanze. Ntimutekereza ko rero wenda mutakabaye muri hano kuko nta wundi muntu wari waturutse hanze mwari kumwe? Oya, ntago ariko tubitekereza kubera ko nubwo tuvuze ko ari abantu dukorana gusa ntago bose twari 11 ntago bose ariko koko tuba muri iyo nzu. Hari harimo nka babiri ari nko mu gipangu gikurikiye n'undi mu kindi gikurikiye. So ndibaza ari byo byatugonza. Dukorana ariko nabo tubana umunsi ku wundi. Nirumva niho rero byabereye yuko bitakiri noneho babantu b'umunsi ku wundi hari undi winjiyemo. Muri jisho rya rubanda muri filime mukina mutangamo ubutumwa butandukanye mu buryo muba muri gukina, none mwongeye kugaragara nk'abarinze kuri ayo mabwiriza. Murazwe muri make muri abasitari, reka nkoreshe iryo zina cyangwa se ubwo buryo. Ni ubuhe butumwa muri gutanga? Icyo ni kimwe no kuba mwagaragaye gutya muri ubu bisobanuro. So ubutumwa twatanga nuko urubyiruko rugenzi rwacu, abanyamakuru bagenzi bacu n'abandi ba YouTubers bagenzi bacu nuko nyine namwe turi mu rugendo rumwe, achievements zose mwageraho nyine ndibaza bitakagombye gutuma biba intandaro yo kugira ngo murenge ku mabwiriza yo kuba mwarwanya iki cyorezo, kwa ko
ni inyungu zacu twese kugitsinda, bikaba byadufasha gusohoka muri izi ngamba vuba. Yes, murakoze. Isomo usigaranye ni irihe ngubu wenda uzatanga no kuba utari uri hano? Isomo ni uko nyine nta muntu uri hejuru y'amategeko. Afande, mwafashe abantu bari mu bice bibiri, mwatubwira icyo mwabafatiye n'icyo mwabasaba? Murakoze cyane, ariko mwigireyo mutantera korona. Murakoze abanyamakuru kuba mwitabiriye ubutumire bwacu kugira ngo tubereke abantu barimo mu by'ukuri kudusubiza inyuma nka sosiyete nyarwanda mu gutsinda icyorezo cya covid. Nk'uko warumbaje rero twafashe abantu b'ibyiciro bibiri ejo nimugoroba, nk'uko mumaze kubibonera, bamwe bose bari bari muri zo bita house party cyangwa bakoreye ibirori mu ngo. Abambere bari bakoze ibirori njyango ni bagenzi banyu b'abanyamakuru bafite Afrimax TV ikorera kuri murandasi kuri YouTube, ngo bari bagize subscribers njyango 1 million, bahitamo kujya gukora ibirori mu rugo byo kubyishimira, kandi nabo tujya tubahamagara hano kugira ngo badufashe kubwira abanyarwanda ububi bwo kutubahiriza ingamba zo kwirinda coronavirus. Aba kabiri nabo ni abantu mwabonye bari bakoze ibirori ari na benshi cyane, ndetse barenga kwibwiriza ubwo tubonye bwa mbere ryo kujya muri piscine koga. Ntabwo twari mu by'ukuri twakabonye abantu barenga kuri yabwiriza n'ubwa mbere tubabonye, ariko nabo babikoreye mu rugo. Ni urugo rufite piscine Kibagabaga, aho ngo umusore umwe yashaka kwereka bagenzi be ngo umukobwa azarongora. Barahura, barasangira, barasabana. Ariko by'amahirwe icyo turimo kugushimira cyane hano nuko abaturage muri byombi aribo baduhaye amakuru, bakatubwira bati hano hari abantu barimo kwica amabwiriza, natwe tukagenda tukababona koko tukabafata kugira ngo tubigishe, tubabereke, tubakoreshe mu kugira ngo twereke abanyarwanda ko nidukomeza ingendo nk'ingi cyangwa ukuntu ibikorwa nk'ibi ngibi n'ukuntu imibare ya covid y'abantu bandura irimo kuzamuka, namwe mubibona mu gihe tumaze tuzi muri zaguma mu rugo, muri zaguma mu karere, nidukomeza ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se tugakomeza abantu bashifitiye imyumvire ko bizagorana cyane kugira ngo dutsinde iki cyorezo. Afande, ntago wenda bamwe bafatwa buri gihe mukanaberekana, ese wenda ingamba bafatirwa ntago zaba ari ntoya kugira ngo wenda habayeho ikintu cyo kongera ibihano kubanza ku mabwiriza y'amategeko ya covid, ntabwo byaba byiza ibihano byiyongere kugira ngo buri wese abicika ko buri wese arimo arabifata nka théâtre? Ntabwo mpamya ko abantu babifata nka théâtre, kubera ko babifashe nka théâtre ikigamijwe muri sosiyete nyarwanda twese no ku isi yose ni ukugira ngo icyorezo gicike, ni ukugira ngo buri muntu abyumve ko iki cyorezo gishobora kumwica cyangwa se kikica umuvandimwe we cyangwa se umubyeyi we cyangwa se umuturanyi we, kugira ngo noneho izi ngamba zigirize twese dufatanye kugira ngo dutsinde icyorezo. Guhana nabyo ni byiza kubera ko abantu batinya guhanwa, ariko ngira ngo tugendeye no ku bindi byaha bifite n'ibihano biremereye, ntabwo twabona icyaha cyacitse kubera ko gifite igihano kiremereye. Guhana rero ni byiza, bishobora kugabanya gutuma abantu batinya, ariko icyangombwa gikomeye ni ibi turimo gukora nonaha byo kugira ngo abantu bumve ko ingamba ari ngombwa bazigira izabo, cyane cyane ko iki cyorezo cyo gishobora no kukwica umuntu uwo ari we wese, kandi mwese mumaze kubibona yuko imyaka hafi ya yose abantu bakimaze kubahitana. Mu bafashwe harimo abafite amazina azwi ku buryo bakabaye inyenyeri ya rubanda kugira ngo babarebereho mu kurwanya kino cyorezo. Murabibona gute mwebwe nka polisi, murabibona gute kuba bafite amazina azwi aho kuyakoresha mu rwego rwo gukangura imbaga mu kurwanya icyorezo, ahubwo bari kugoma n'umutego? Urakoze cyane, nkunze kubivuga ngira ngo si ubwa mbere tubivuze yuko abantu bakoze amazina uko bayakoze kose, icyambere gukora izina biravuna, ngira ngo mwese murabizi. Izina iryo ari ryo ryose kugira ngo rigereho biravuna, ariko kuritakaza biroroshye cyane. Ngira ngo rero abantu bakoze amazina, ngira ngo nta nubwo ari ubwa mbere tubibonye, hari n'abo twabonye Karongi muri iki cyumweru nabo bafashwe bafite amazina akomeye, ariko abantu bakurikira abantu aho kugira ngo babahe ubutumwa bwiza bakabagira ingeso mbi. Ngira ngo mwese murabizi yuko hari abantu bakora amazina bakayatakaza byoroheje cyane. So abantu rero bafite amazina bayakoze amazina runaka uko bayagezeho uko ariko kose, baba barize bakabona za impamyabushobozi z'ikirenga, baba barakoze ibikorwa runaka bakagira abantu benshi cyane bakurikira bita abanyenyeri za rubanda cyangwa abasitari, ni byiza ko bababera inyenyeri nyine cyangwa babereka ibintu byiza
kandi bibafitiye akamaro aho kugira ngo babone ko barimo gukora ibintu bitabafitiye akamaro ahubwo bishobora kubatera ibibazo aribwo byo bishobora kubaviramo kuko umuntu ashobora kuba afite doctora cyangwa se za masters nyinshi ariko kazi bakakamwirwa no kubera ko yakoze ikintu kimwe kibi. Umuntu none ashobora kuba afite abantu benshi cyane bamukurikirana bamukunda kubera ko yakoze ikintu runaka bose bagatangira ahubwo kumuvuga nabi no kumwanga. Byaba byiza rero iyo umuntu yageze ku izina runaka kuririnda neza agakoresha nyine iyo opportunity yabonye aho hageze kugira ngo abantu bamureba bamukurikira koko bifuze kumera nkawe aho kwifuza kuvuga ati ibyo akora ahubwo nta kintu bimaze. Kandi bagiye babaho benshi cyane bagiye batakaza amazina yabo. Bamwe mu bafatirwa mu nyubako zizwi zikora ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi amahosteli n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni ubuhe butumwa muri kubagenera kuko babareka abantu nk'abo ibirori bigategurwa bikagiramo hagati wenda polisi akaba ari bwiribuze kumenya aho cyane cyane ayo mazu uvuze azwi yaba ama guest house yaba andi mazu azwi yakira abantu ho bo ibihano bibagiraho ingaruka zikomeye kandi bo bafite ibihano bikomeye nyine kuko baracuruza bafungirwa igihe kitari gitoya bakora insubiracyaha bakongera bagafungirwa ikindi gihe kitari cyo bishobora no ku ubuyobozi cyangwa se abantu babishinzwe bashobora kwicara bakabafatira ingamba zikomeye kandi zibahombye zigaragara ko zibahombye. Byaba byiza rero ko abantu bafite amazu nk'ayo cyangwa se ahantu hategurirwa ibirori runaka bajya bamenya neza abantu bagiye kuhajya n'icyo bagiye kuhakorera cyangwa se niba turi mu gihe kibujijwe yuko abantu bakora ibyo bintu bakirinda kugira ngo badakoresha ibirori mu mazu yabo cyangwa se aho bateganyije kujya bakorera ibirori. Kandi hafashwe ibyiciro bibiri harimo n'abafatiwe muri piscine. Ni ubuhe butumwa mwahereza abandi bantu batarafatirwa muri icyo cyo cyo gukarabira muri piscine kandi bitemewe kugira ngo n'abandi bantu bazafatirwa muri icyo cyo bazabazi amategeko azabahana? Amabwiriza y'inzego z'ubuzima cyangwa se uko inzego z'ubuzima zitugira inama zitubwira yuko kuba ahantu hafunganye abantu badafite umwuka uhagije bahumekana uwo umuntu umwe ahumetse abandi nabo bagahumeka uwo mwuka we bituma abantu bagira ubwandu bwihuta cyane bukinjira mu bantu. Ariyo mpamvu batugira inama yo niyo turi ahantu mu mazu cyangwa se mu mabiro ari ugufungura inzugi n'amadirishya. Ni ukuvuga ngo kujya muri piscine niba ufite ubwandu bukajya muri ayo mazi n'undi nawe uje muri ayo mazi arabusangamo bumujyemo. Icyiza rero ni ukumenya neza aya mabwiriza yo tugezweho n'inzego z'ubuzima y'ahantu hose hashobora kudutera kongerera kwandura coronavirus. Piscine zirabujijwe, za sauna zo ziba zifungiranye zirabujijwe, za spa zirabujijwe, za gym zifungiranye zirabujijwe. Impamvu yo kubibuza nuko haba hafunganye ku buryo virusi yigiyemo idashobora gusohokamo. Nko mu mazi ntabwo urabona ko nta muyaga wakuramo virusi igumamo n'ugiyemo wese akayifata. Aya mabwiriza rero y'inzego z'ubuzima ni ngombwa cyane kuyamenya kuyitaho kugira ngo umenye utaho ngiye mbese hashobora kuntera ikibazo wabona hashobora gutera ikibazo ntuhajye. Yego fana nka polisi y'u Rwanda wenda ubutumwa mugenera abanyarwanda bose muri rusange by'umwihariko n'ubu icyo tubashigenera cyo tubabwira ni igisanzwe nta mwihariko kubera ko polisi imaze imyaka myinshi ihereza serivisi abanyarwanda. Icyo tubabwira nuko polisi y'u Rwanda ishinzwe kurinda abanyarwanda n'abaturarwanda n'ibintu byabo kandi ari bazima. Mu gihe rero polisi y'u Rwanda yitabajwe kugira ngo yunganire izindi nzego nko kubuza abantu cyangwa se kureba bica amabwiriza ya coronavirus izahora yiteguye kubikora kandi kubikora neza. Ariko icyiza ikirimo cyane nuko dufatanya n'abaturarwanda bose cyane cyane abumva ko nyine ako kazi dukora ari ako kubarengera atari ako kubafunga no kubafata noneho bakaduha amakuru kugira ngo bakeya cyane bashaka kwica amabwiriza tube twashobora kubereka nk'uku nguku kugira ngo abanyarwanda bakomeze kumenya ko kwirinda ari ngombwa cyane.